ariko uyu munsi urabana n'umuntu wagenda gatoya ukagaruka ugasanga ibintu byahindutse. ese buriya uvuza ako kantu uranyibutsa, reka tuganire. Iyo urebye wowe ukareba hirya no hino nk'ibyo byinshi urimo kuvuga n'abantu ubona imiterere yabo, ukabona wa mugani nk'uko ubivuze abantu barahindutse, mu by'ukuri uyu munsi uba ubanye n'umuntu neza, ejo ugasanga byahindutse kandi wowe mu buryo utabonaga. Ese wowe iyo ubirebye ibi bintu ukagereranya iki gihe wenda n'igihe sinzi imyaka ufite, ariko nibura hari byinshi waba warabonye mu buzima, mu mibereho y'abantu batandukanye. Bakunzi ba Gato Media TV, ndagira ngo nongere mbasuhuze mbabwira yuko tugarutse mu kiganiro nk'ibisanzwe. Ngira ngo rero nk'uko mubibona, murabona umuntu imbere ya kamera, uyu ni umutumirwa twabazaniye. Ndagira ngo rero dufatanyirize hamwe gutega amatwi ikiganiro yatuzaniye, kandi ndibwira ko ari ikiganiro cyiza kiri bubaryohere. Kandi reka mbasuhuze aho muherereye hose, mbabwira ko mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza no kugira umunsi mwiza. Ngira ngo rero reka noneho dufatanyirize hamwe gutega amatwi kugira ngo tuze kuryoherwa n'ikiganiro. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Emeyimana Jean. Aka kanya tukaba tugiye kuganira ku bijyanye n'imibereho ya muntu, uburyo muri iki gihe ushobora kubana n'umuntu ukamwizera ukamukorera buri kimwe cyose, ariko muri iyi si hari ubuzima tubamo, ukaba wafasha umuntu utanamuzi cyangwa se umuzi biterwa, ariko nyuma ugasanga niwe ubashije kuba yahindura ubuzima bwawe, akabuhindura bwiza cyangwa se akabuhindura bubi. Ni muri urwo rwego rero njyewe nagira ngo tuganire kuri icyo kintu. Urugero nkanjye, mbere y'uko uyu mwaka tuwinjiramo, nari mfite imibereho navuga ko ntabwo yari mibi, ariko ntiyari na myiza cyane, yari iri mu rugero. Ariko ngira ngo wabanza ukibwira abakunzi ba Gato Media TV, ndumva byakora, ariko nabyo ntacyo waza kubibwira no mu kiganiro, nabyo ntacyo bitwaye, ubundi ukanabasuhuza, biba byiza cyane kugira ngo ikiganiro bakomeze bavuga bati turi kumwe na kanaka, kandi ibyo agiye kutuganiriza ni ibintu tugomba gukurikira kandi bikatugirira umumaro. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Jean Emeyimana, nkaba ntuye mu karere ka Kicukiro. Abazi Nyanza, muri gare ya Nyanza umanukaho gatoya uhita ugera mu rugo. Ubusanzwe mfite imyaka 27, nkaba narize, tugiye wenda mu bijyanye n'amashuri nize amashuri abanza, niga segonderi ndayirangiza, kaminuza nyijyamo, ariko ntago nabashije kuyisoza. Ni muri urwo rwego rero nyuma nyisoza kaminuza naje gukora imirimo itandukanye. Hagati aho nyisoza umwaka wa mbere wa kaminuza, naje kubona ikiraka cyo gukora muri UNHCR, abenshi murabizi, ni umuryango wita ku mpunzi. Nakoze icyo kiraka ndatekereza ari amezi 4. Nyivuyemo nabaye mu duce tw'i Kanombe, mu nce z'i Kanombe, mbana n'abantu batandukanye, muri ibintu bitandukanye, bimwe twavugaga byo kwizera umuntu. Rero
abo bantu twagiye dukorana bayi nuko usigaye usa dore kwafe dore umucongo erega mwana hari abantu babikora bagakora ku muntu urikaga uravuga umusatsi utarabona sheri wanjye reka nkwereke sheri wanjye wamubonye ndorera mbega umusatsi we dore inzara mbega inzara nziza we aha nanjye ngomba kujyanayo sheri wanjye aho ni ahandi ni muri Hope Salon tubafitiye serivisi zitandukanye nk'aho twavuga ku musatsi turabasuka ndetse tukanabogosha tubakorera inzara kandi neza. Muri Hope Salon mwadusanga Kicukiro i Karembure n'imbere ya poste de sante. Ku bundi busobanuro mwaduhamagara kuri telefone ngendanwa 0780141604. nawe rero sa neza hamwe na Hope Salon. ubuzima ndimo uyu munsi hari ababugizemo uruhare, tutavuze ngo ni ubuzima bumeze bute. Hari byinshi tuzagenda tuganiraho gake gake, ariko ndabyibuka igihe kimwe nkigera i Kanombe natangiriye mu bintu bijyanye n'irembo. Irembo mfata abantu bamwe mbaha akazi baraza turakorana. Umuntu umwe aza kunzanira mashine, iyo mashine ikaba yari irimo ikaba yari ifite imisoro myinshi kuko yari iri mu kazi, ariko uwo musoro atayisorera. Nza kugongwa na challenge yo gusora, kandi ni umuntu nizeraga kurenza abandi bantu bose. Yaje kurangira wenda ndishyura, ariko urumva amafaranga aragenda aragabanyuka, ndahomba muri make, namwe murabyumva. Ariko mpomba bitewe n'umuntu nizeraga cyane. Bayo mbona akazi ko kwigisha primary ndabisoza. Maze kwigisha yari private, maze kwigisha ndibuka bongeje amashuri yose ya leta. Ngewe nsabye ko nongezwa, ntago banyongeje, nahise nkareka. Mu kukareka rero naje kujya mu bintu bisanzwe byo gukora ibiraka. Ubwo ya mafaranga hagati aho nakoreye muri cya kiraka cya UN tayari yamaze gushya. Ashya bitewe n'umuntu nari nizeye. Nza gukorana n'umuntu ibintu bijyanye n'ubucuruzi biri aho bisanzwe, turakorana. Aragenda ajya mu bindi bintu ansiga aho ngaho. Nsize aho nza gufata umusore umwe ushyira ndamwizera, dukorana aho ngaho. Turakorana nk'amezi nk'abiri. So ndabyibuka ko naje kubura telefone yakiraga amafaranga. Twaje gucekinga dusanga yagiyeho 1,500,000. 1,500,000 rero naje gutekereza neza nsanga yagendeye kuri wa muntu nari nazanye mu rugo nizeraga cyane. Niyo mpamvu rero mwabantu mwe kwicara ugafata umuntu wese ngo uramwizeye. Yego ntago wabura kubana n'abantu ngo ni wenda no kwizera umuntu utagize, ariko tujye ducekinga tumenye n'imibanire y'abantu, tumenye umuntu atekereza iki. Abantu bose ntago ari beza. Ibyo byagize effect nyinshi ku buzima n'imibereho yanjye, ku buryo kugeza uyu munsi nabaye nk'uri gutangira bundi bushya zero. Niyo mpamvu rero mwabantu mwe turimo tuganira. Iyi si turimo nibyo tugerageza gukora ibintu byinshi bitandukanye. Uzarebe gukora ugatera imbere ubiterwa n'undi muntu, cyangwa se abantu bakakugira inama ukagenda uvoma ubundi bumenyi ku bantu. Ariko no gusubira inyuma mujye mwitonda, ushobora kubiterwa n'undi muntu. Niyo mpamvu bisaba ko ibyo tuzajya tuba dukora byose tugomba kujya twitonda. Ubwo nari nkikomeza
nyibaganiriza wenda. ariko wenda muri make ese nugira ese wowe iyo ubonye ubwo buzima wanyuzemo ukabona uburyo wabunyuranyemo n'abantu bameze batyo uburyo byakugoye ni iki wabwira abantu gifitemo icyizere uburyo bakwigiramo icyizere mu buryo bwo kubana n'abandi bantu cyangwa se wowe uyu munsi nubwo uvuga uti byambayeho hagati yanjye n'uyu muntu ntibyambuza uburyo bwo kuba nabana n'abandi ariko se nibura iyo ubanye n'abandi wumva wirekuye wumva nta makenga uba ufite ese mu buzima bwawe wumva ari iki cyahindutsemo cyangwa se ni iki kigutera imbaraga zo kugumya kubana n'abandi muri rusange ukumva ubafitiye icyizere? So murakoze cyane. Nanjye nahoze ari akantu nigeze kuvugaho, ntabwo ibyo umuntu yagukorera ntabwo byakubuza kubana n'abandi bantu, kuko cyane ko abantu bose ntabwo ari bamwe. Ni ukuvuga ngo ubutumwa natanga, nubwo wabana n'abantu, bana na bose ariko umenye ngo umuntu ni mugari, ako nubwo ari mugari ntabwo abantu bose ariko ari babi. Icya mbere wowe ugomba kwiringira, wowe ugomba kuba inyangamugayo ku giti cyawe first of all, ukaba inyangamugayo. Noneho wajya kubana na mugenzi wawe nawe ntumwishishe, kuko ntabwo uba uzi intego afite. Hari uba ufite intego nziza, hari n'uba udafite intego nziza. Ni muri iyo mpamvu rero kubana n'umuntu muri iki gihe ubutumwa natanga, inshuti y'abantu bose, ariko ugire aho ugarukira, ugire limiti ugarukiraho, unamenye niba wenda hari amabanga y'ubuzima bwawe ufite, umenye aho ugomba kugarukira ku byo ugomba kuganiriza abandi bantu. So ndumva rero muri iki kiganiro icyo nagira ngo mbasangize, imibanire y'abantu b'iki gihe ba none barahindutse, ntabwo ari nko hambere wagira gutya ukaba wanagenda ukajya i Burayi ukazagaruka ugasanga uko wasize ikintu niko ugisanze. Ariko uyu munsi urabana n'umuntu wagenda gatoya ukagaruka ugasanga ibintu byahindutse. Ese buriya uvuze ako kantu uranyibutsa, reka tuganire. Iyo urebye wowe ukareba hirya no hino nk'ibyo byinshi urimo kuvuga n'abantu ubona imiterere yabo, ukabona wa mugani nk'uko ubivuze abantu barahindutse, mu by'ukuri uyu munsi uba ubanye n'umuntu neza, ejo ugasanga byahindutse kandi wowe mu buryo utabonaga. Ese wowe iyo ubirebye ibi bintu ukagereranya iki gihe wenda n'igihe sinzi imyaka ufite, ariko nibura hari byinshi waba warabonye mu buzima mu mibereho y'abantu batandukanye. Iyo urebye muri iki gihe ubona ibibazo birimo kwiyongera, ubona biterwa n'iki? So murakoze cyane. Njyewe ikintu mbona ikibitera, hari ibyo tujya tuvuga ngo iterambere. Urubyiruko rw'iki gihe, cyane cyane ibyo byose mvuga biba mu rubyiruko. Urubyiruko rw'iki gihe arareba yabona umuntu yarateye imbere, nawe akwifuza guhita agera hahandi wa wundi yageze. Ikintu kibitera cyane cyane urubyiruko ruri gutinya umurimo w'amaboko. Ngo ubutumwa natanga mbere ya byose ni uko umuntu ntabwo agomba kuvuga nsoje segonderi, nsoje kaminuza, singomba gukora umurimo w'amaboko. Abantu bakwiye gukura amaboko mu mifuka bagakora, ku buryo niyo wamubona mu mirimo ukamuha akazi ariko umukuye mu kandi kazi, ukashaka kumuzamurira level, ukamushyiramo uzi neza yuko ari umukozi. Naho umuntu nubona umuntu hariya mu muhanda arasoje ni isongi, yambaye neza, uramuzanye, ni wa muntu utinya akazi ariko akifuza gutera imbere byihuse cyane, niwe uzamuzana agatangira kwica ibintu. Urubyiruko rero rukore rutitaye ngo aka kazi kameze gutya. Niba ntarimo kukwicira inzira y'ikiganiro, ibyo ngibyo urabivuze, n'ubundi ngenda nibukamo utuntu twinshi cyangwa se nkatekereza byinshi ku bantu b'urubyiruko cyangwa se abantu barimo kurangiza kwiga, ariko abo muhura benshi baravuga bati se n'ubundi turiga bizatumarira iki ko twige twagera hanze tukabura akazi? Ariko nkurikije ijambo nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunda kuvuga, akunda kuzana ikintu cyitwa kwihangira imirimo.
none wowe ni iki wagiraho inama abantu barimo kwiga amashuri muri iki gihe bavuga bati hanze ku isoko nta mirimo ihari, nk'uko wari utangiye ubivuga ngo umuntu ararangiza ari insongi kandi agasohoka yifuza kubona byinshi ariko atabashije gushyiramo imbaraga. Ukomeze ubagire inama noneho ubereka inzira y'ubuzima bagomba gucamo, duhere kuri iryo jambo rya nyakubahwa. So murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ijambo perezida wacu yatugiriyemo inama, icyo bita kwihangira imirimo, kiraturuka kuri porogaramu ya leta yashyizeho yo kwiga ubumenyingiro. Ibintu bijyanye n'imyuga, abanyeshuri iyo asohotse ashobora kubona imirimo ku buryo bworoshye. Noneho na bya bindi nakomojeho byo gukora akazi utitaye ngo ni ak'isongi se cyangwa se si ak'isongi, ni ukuvuga ngo ushobora gukora ukabona amafaranga makeya. Ukoze ikiraka ubonye ibihumbi 3 cyangwa 5. Burya ushobora gushinga akantu gatoya, ako kantu kakagenda ku munsi ukagisevinga, ukunguka 2 ukabisevinga. Ayo mafaranga ushobora kugenda uyakoresha akantu gatoya kazakubyarira inyungu. Nugera ku bihumbi 50 ushobora kwicara hariya ukarangura utuntu twatundi tukagenda twunguka, niho za ntego zawe ufite zizagenda zisigasirwa kuzageza ugeze ku cyo ushaka. Nta muntu ukira ngo uvuka ngo ahita azamuka, cyangwa se nta mwana uvuka ngo ahite. Niko njya numva umunyarwanda avuga. Ngira ngo twongeyeho n'iki ngiki, ngira ngo nyakubahwa perezida wa repubulika ajya kuvuga rino jambo, hari abantu benshi bashobora kuvuga bati none se ko bavuga ngo twihangire imirimo tuzayihanga nta kintu dufite duheraho. Abantu benshi bakunda kubivuga gutyo, ariko se wowe wenda ntaragira n'ikintu mvuga, wababwira ko bayihanga bahereye ku ki? Murakoze cyane. Icya mbere gifasha umuntu muri ubu buzima turimo ni kwigirira icyizere. Iyo ufite self confidence, ukizera ku giti cyawe, ugatekereza yuko hano hanze hari ibintu byinshi byo gukora. Urugero, hari abantu bajya basuzugura akazi, kano kazi k'ibiraka. Umwana akaza ati ngewe ntago naba mvuye ku ikaramu ngo njye guteruza umuntu ikintu, bino twita ngo ni ikiyede. Ese wenda ni umutekinisiye example asoje kwiga sudire, aravuze ati ntago najya gufasha umuntu ngo muterurire inzugi cyangwa se icyo uri gusudira nyamaza narize kubisudira, ahubwo yakamuha akazi ko gusudira. Ako kazi azakaguha ari uko wagiye kumufasha. Numufasha azaguhemba make uwo munsi, ariko uzamuganiriza kuri bwa bumenyi ufite, aguhereze ukore, abone ubumenyi bwawe. Namara kubona skills ufite, azaguha akazi. Namara kuguha akazi, ejo ka kazi nigahagarara, uburyo uzaba warasevinze, warizigamye, iyo saving uzayikoresha mu kuba wagura igikoresho. Wenda mu busuderi tuzi ko bagiye gukoresha amabageti, ukarangura bageti ukaba wacuruza ya bageti, wakunguka amafaranga 500 se wayasevinga, ukagenda ukora n'utundi tuntu. Wamara gusevinga, nyuma uzagenda waguka gake gake. Ni urugero natangaga. Reka twongerereho n'abantu yuko hari n'ibigega by'imari leta yagiye ishyiraho byo gufasha abantu, cyane cyane urubyiruko n'igitsina gore. Ndumva ariho hantu hagiye hajya ubushobozi cyane bujyanye n'ibyo leta yateguye mu nkunga zigiye zitandukanye. Aho hose rero ngira ngo hava ubushobozi, kandi ngira ngo ikibazo cyose waba ufite ukegera leta ukayibwira, ishobora kugutera inkunga, hanyuma ibikorwa byawe bikabasha kuzamuka. Ahubwo ikibazo cyaba ari bwabonebwe urimo kuvuga, ubundi uhita ukomerezaho n'ikiganiro cyawe. So murakoze cyane. Hari akantu muvuze muranyibutsa cyane. Ntaragera kuri ibyo bintu by'ibyo bigo by'imari leta yashyizeho, katujye mu bintu by'amashyirahamwe.
amatsinda. Ibi bintu by'amatsinda byagiyeho nabyo birafasha. Ushobora kugenda bimwe navuze ugakorera ibihumbi 2. Hari amasosiyete, amagurupe ariho abantu bizigamamo. Wigiyemo uri urubyiruko ugatanga inoti ya 500 cyangwa 1000 mu cyumweru, iyo note ikajya igenda yiyongera umunsi ku munsi. Umwaka uzarangira amaze kuguramo amafaranga menshi. Urugero ushobora kugenda ukabugabanye amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 cyangwa se 80 ni urugero. Ayo mafaranga azagufasha mu bintu byinshi. Ushobora kuyaheraho wihangira wa murimo twahoze tuvuga. Noneho igihe ibyo byanze rero, leta yashyizeho ibigega bitandukanye. Hariho icyitwa BDF, urubyiruko rushobora kukigana rwose bagakorana, cyangwa se amabanki. Ibintu by'amabanki, iyo usevinga muri banki ushobora kugenda ukakamo amafaranga wakoze poroje. Upfa kuba wakoze poroje ukayiripotinga, bakayicekinga, nibasanga ari nzima bazaguha amafaranga ugende wihangira umurimo. Ni muri ubwo buryo rero n'ubundi ikiganiro ahanini nubwo natangiriye hahandi aho umuntu aguhindura, bya bindi navuze umuntu aguhemukira cyane cyane urubyiruko, bikomoka kudakora, kutigirira icyizere, ukanga gukora, uvuga uti ninkorera amafaranga 1000 azangeza kuki? Yaza namuhemba ibihumbi 30 na example cyangwa 50, akumva ko atazazamuka ngo agere kuri miliyoni. Ako ya mafaranga umuntu ayamuhaye akagenda agashyira mu itsinda, yamara gushyira mu itsinda, umwaka uzashira ngewe atakinkorera, azaba yikorera ku giti cye. Niyo mpamvu rero muri urwo rwego ubutumwa nagira ngo ntanga ahanini bwanzanye, urubyiruko rwirinde ibintu byo kwifuza byinshi rutakoreye, ahubwo bihangira imirimo biciye muri bwa buryo bwose twagiye tuvuga. Ukore wizigama, usevinge mu matsinda, tugane amasosiyete runaka atanga amafaranga, tugane amabanki, ndetse n'abatarize, abana banze kwiga. Nubwo waba ufite imyaka 30 ushobora kugenda ukiga ubumenyi ngiro. Hari uburyo bwo kwigisha electricity, domestic electricity, akayiga amezi 3 aba ahagije, akaba yabashije kugira ubumenyi bwo kuba yakwesitara mu mazu akabona amafaranga. Hari plombier. Ibi bintu by'imyuga hari uburyo leta yashyizeho bwafasha urubyiruko kwiga ku buryo bworoshye, bakiga igihe gitoya, bagakora amastage. Ibigo bitanga stage birahari, ubundi bagakora imirimo batagiye kwirwa babeshya ngo bagiye mu kazi runaka barangiza ahubwo bagahemuka. Yes. Ese ni iki wabwira abantu ku ngaruka zijyanye no kwanga gukora cyangwa se uko kwihangira imirimo? Ubona ingaruka zikunda kuba ku bantu zitewe n'uko kudakora ari izihe? Murakoze cyane. Ingaruka ya mbere ni ubukene. Niba umuntu yanze gukora uyu munsi ati kariya kazi ndagakora gute, ndakarasuzuguritse, n'ibyo 2 cyangwa 3 cyangwa 5 yari kwinjiza ntabyo ari busevinge, ntabwo byari bwinjize, nta kintu ari busevinge. N'ubundi nimugoroba biragera nakora mu mufuka asange ni empty, nta kintu kirimo. Ariko nagenda agakora kariya kazi, nubwo kaba kari hasi gute, arakoramo asange hari ikintu afite, asange wenda no kurya yanariye. Icya kabiri, indi ngaruka ishobora kuvamo ni hahandi usanga inzererezi zigwira, ugasanga abantu buzuye barananiranye. Ni hahandi usanga leta ihora ihangana n'abantu bitwa inzererezi. Ugasanga noneho zino ntego aba afite, avuga ati nzaba iki n'iki, nanjye nzubaka etaje, sinshaka ko umuntu uzubaka etaje njya gukora iki akazi gasuzuguritse. Ibyo ngibyo ni ukwisuzuguza. Buriya ashobora gufata ibyo bihumbi 2 cyangwa 3 akabishora, agacuruza, akaba yakora n'izo capati, agakora amandazi, agashyira hariya ku muhanda, akagurwa,
kandi akanyungu kavuyemo akagasevinga, azatera imbere. Ariko natabikora, ingaruka ya mbere azahora ari umukene, ahore yitwa ikirara, ntabwo azatera imbere. Ikindi turabona abana b'abasore, abana b'abakobwa hano hanze bafite imico mibi y'uburara bwo kuba cyane banywa ibiyobyabwenge. Ikindi abakobwa bagakora ikintu cyitwa uburaya cyane. Mbese ntaho wabihuriza n'ibi ngibi turimo kuvuga? Murakoze cyane, ibyo birahuye cyane. Ukuvuga ngo niba umwana w'umusore yanze gukora, uyu mu kanya inzara nimwica aratangira yihebe, namara kwiheba arahita abona bagenzi be hariya bihebye kera noneho bari kunywa itabi, bari kunywa ibyo biyobyabwenge, ahita abasanga kugira ngo yiyibagize bya bindi arimo. Izo ni ingaruka za mbere. Namara kunywa ibyo biyobyabwenge bizamuhindura mu bwonko, na ka gatekerezo k'icyo yari kuzaba cyo yari afite mu mutima azavaho yumve ko papa si yiwe ari bya biyobyabwenge. So abakobwa rero, abakobwa hari ikintu nabo bajya bisuzuguraho kijyanye n'imbaraga, kandi burya nabo barashoboye. Ni uko nabo banga gukora, ndavuga ariko ntabwo ari bose banga gukora, ndavuga bariya bishora mu myuga y'uburaya bikarangira batwaye n'inda zitateganyijwe, bigatuma leta igira ikibazo cyo gukomeza gufasha abana bameze gutyo. Ni ukuvuga ngo nibahaguruka bagakora, bakirinda gutinya ya mirimo bavugaga ngo ni iy'abahungu gusa, nabo bakayikora, hazagabanuka ibyo bibazo bijyanye no gutwara inda zitateganyijwe, hagabanuke ibibazo by'uburaya biba biri hano hanze, kuko usanga na biriya bibazo birimo biratera izindi ngaruka z'umutekano muke. Basanga abasore baramara kunywa ibiyobyabwenge, yajya guhura na wa mukobwa ukora wa mwuga w'uburaya, iyo badahuje cyangwa se bagiranye amakimbirane makeya, hahandi usanga abantu barwanye bakomeretsanyije, igihugu kiri muri ya muvuma yo guhora gikemura ibibazo byatewe n'abantu bameze gutyo, byaturutse ku kwanga gukora. Yumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ese tumaze kuvuga ibyo byose, iyo urebye hagati y'urubyiruko ukareba hagati y'ababyeyi n'uru rubyiruko turimo kuvuga mu bijyanye n'uburezi, ese ho nta kibazo twasangamo? Buriya nta kibazo ubonamo? Ndimo ndavuga nti iyo urebye hagati y'urubyiruko n'ababyeyi, ubwo tuvuze ku kijyanye n'uburezi, ese ahangaha ho ujyanishije na ya mico twarimo kuvuga, usanga nta kibazo kirimo wenda ubona gituruka hagati mu burezi cyaba gitera n'ibyo ngibyo? Nanone tuvuye kuri bwa buzima twavugaga mu kanya. Murakoze cyane. Hari umugani umunyarwanda yaciye, aravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Umwana uko atangiye arerwa bishobora kumumotiva hakiri kare. Niba umwana akuze ababyeyi bamukundisha ishuri, arava ku ishuri, ababyeyi bamubwire bati jya muri etide, ugomba gusubiramo ibyo wize, nyuma yo gusubiramo ibyo wize ugakorana exercise cyangwa se ugakora umukoro baguhaye homework. Ariko umwana nava ku ishuri, ngaho genda ujye mu matungo, ngaho genda ujye muri ibi n'ibi, uze uhita uryama. Umwana aragenda, ntabwo mu mutwe we azibuka ku ishuri ari uko yagiye ya saha yo kujya ku ishuri igeze. Ariko umwana naza agakora umukoro wo mu rugo, agasubira mu masomo yize abishishikarijwe n'umubyeyi, azakunda ishuri. Kandi umwana narangiza ishuri afite uburere bwavuye muri famiye, akanagira ubundi burere bwo ku ishuri, ntabwo bya bibazo ntabwo bizabaho. Ndakeka rwose azakura afite ubumenyi bw'icyo gukora, azi n'intego y'ubuzima bwiwe. Ndumva ari uko nguko bimeze. Ariko umubyeyi naterera iyo, ntagire umwana inama, akumva ko umwana agomba kubaho mu buzima yishakiye, umwana ntabwo azigira inama ari mutoya ngo amenye ngo nzaba iki.
azabitozwa n'ababyeyi, bazamugira inama bazamugira nizo zagenda no kuzageza akuze. Yego. Niyo mpamvu rero nari ndimo mvuga ngira inama n'ababyeyi muri rusange. Hari umubyeyi ufite umwana example yiga muri nasari muri garidiyeni yo hasi. Uwo mwana agomba gutangirira aho ngaho yigishwa uburere, yaba uburere mbonezamubano, uburere mboneragihugu, uburere bujyanye n'imibanire y'abantu n'abandi. Umwana nakura atazi ngo kubana na mugenzi wawe utamuhemukiye nibyo byiza, ntabwo bizagenda neza. Nutamwigisha uti mugenzi wawe ntuzamutuke, ntuzamubwire nabi, ntuzatwara ikaramu ya mugenzi wawe, kugira ngo ibyo bintu bizakura umwana atazi uburere runaka. Niho uzasanga umwana namara gukura agasoza kwiga ntiyigeze ahabwa uburere bwo mu rugo bwo kubana n'abantu, niho uzasanga najya no mu kazi kazamunanira, ugasanga biranze, ugasanga ari kwifuza ikintu cya mugenzi we wateye imbere, akavuga ati nanjye ngomba gutera imbere nka runaka, ngomba guhita ngura imodoka mbere vuba vuba ataranayakorera, akumva yuko iriya modoka afite agomba guhita ayigura. Ngo rero numwigisha gukora, akizigama, agasevinga, akamenya yuko ya sevingi yakoze cyangwa se wa murimo agiye kwihangira ari byo bizamufasha kugera ku cyo agomba kugeraho, ibyo bintu bizaba byiza. Noneho hari ikiganiro tujya twumva cya Kazi ni Kazi kuri radiyo Rwanda. Abantu benshi wenda ku manywa kijya kiba saa 5, hari ababa bari mu kazi batajya babasha kucyumva, ariko na saa 11 za mu gitondo kijya kibaho. Abantu bagiye bagikurikira yajya bifasha abantu ko akantu gatoya ufite gato waheraho gashobora kukugeza ku kintu kinini, cyane cyane nkatwe b'urubyiruko. Umuntu ashobora gufata urugero, urakoze urihanganye ugeze mu 15 mu cyaro, ushobora kugenda ukigurirayo ikibwana cy'ingurube ukagishyira hariya, kikagenda kigakura kikabyara. Ubwo no hirya iracyakura, uri muri rya tsinda, uzabikombina nyuma utera imbere. Niho hazavamo, niho bizagabanya bwa buhemu nahoze mvuga nka kuriya nagiye nkora nkasubira inyuma. Ubu kugenda mwongera gutera imbere nuko naje guhuguka nkahuguka, nanjye nkamenya yuko umuntu utarahawe uburere cyangwa se utaratojwe imbonezamubano cyangwa se no gukunda igihugu. Erega burya aba bantu bakora ibi ngibi basanga umwana arahora mu biyobyabwenge, burya ntabwo baranatojwe gukunda igihugu, kuko nta munsi abayobozi bacu badashishikariza urubyiruko kureka ibiyobyabwenge. Ariko kubera guhora muri ibyo ngibyo, urubyiruko gutera imbere byaraza. Ariko nibagabanya, ni hahandi uzafata umwana ukamuzana umwizeye rwose, akaza akagukorera, ugatera imbere ku buryo ushobora kugera kuri level yuko nawe umubwira uti muhaye ibi, genda ukore, numara gukora nawe witeze imbere. Niyo mpamvu rero ababyeyi dufatanye, dufashe abarezi bo ku ishuri, turebe ko ari ikintu cyahinduka mu mibereho y'urubyiruko rw'iki gihe. Hari ikintu urubyiruko rwishyiramo ngo nidarangiza kwiga nkora iki, ko bakuru banjye barangije mbere ntacyo bagezeho. No, ibyo bintu ni imyumvire itari myiza. Kwiga ntabwo ari ukuvuga ngo uzasoza uhite ugenda wicare mu biro. Kwiga hari ikintu biragufungura mu mutwe, icyo ni icya mbere, bitume hari ubundi bumenyi ugira. Nujya no kwikorera, urugero umwana ari kwiga ICT, avuga ati nzahasoza njye mu yihe ICT kandi bagenzi banjye barakafashe. None niwikorera ejo ntibizasaba ko uzagera kuri level yo kuba watunga iyo mashini. Iyo mashini niwe uzayikurikiranira, niwe uzajya wikorera buri kimwe. Niyo mpamvu mvuga ngo abana ntibatinye kwiga cyane, kandi bige. Nashishikariza urubyiruko kwiga cyane ibintu by'imyuga, ubumenyingiro, kuko bizafasha ku isoko ry'umurimo, bizabafasha kugira icyo bakora n'icyo babona, noneho ubuzima bw'ejo hazaza babashe gutera imbere. Ndumva rero
nta byinshi. Intego yari ukugira inama urubyiruko bitewe n'ibyo twagiye tubona bamwe bagiye badukorera biturutse ku buryo bwo kutarerwa bw'uburezi buri hasi. tuganire nse n'ukubaza akantu. Wagiye abantu ibintu byinshi, ni byiza cyane, inama wabagiriye ni nziza, ariko ngira ngo watubwiye ko wize amashuri uracikiriza, wavuze ibintu wagiye ukora n'abo mwagiye mukorana, ariko kugeza uyu munsi ni ikihe kintu waba urimo gukora kugira ngo za nama zose twatanze nibura tugire n'uburyo tuzikomereza mu rubyiruko no mu bandi bantu batandukanye, nibura tuvuga tuti natwe hari inzira turimo gucamo, turimo twihangira imirimo, cyangwa se turimo dukora n'indi mirimo igiye iba iciriritse yaba idaciriritse, ariko tugira inama abantu tubabwira tuti mushobora kunyura ahangaha mukaba mwagera kuri iki ngiki. Murakoze cyane. Mu rwego rwo kugira ngo ngire icyo nafasha urubyiruko cyangwa se n'abana b'iki gihe, nk'ubu mu rugo mfite mu gace k'iwacu mfite abana babiri bari bararetse ishuri, ariko ubu ngubu bagiye ku ishuri, ibi bikoresho bimwe na bimwe ndabibaha, harimo na minerivare yo ku ishuri isabwa. Ni ukuvuga ngo icyo ni kimwe naje gutekereza, ndavuga nti aba bana nibaramuka bazamutse muri ubu buzima, umwe afite imyaka 10 undi afite 13, bakazamuka bakazarinda baba bakuru batari kwiga, urumva hari ikintu kibi kizaba, bazisanga mu buzima bubi cyangwa se bigaragare ko babushyize no mu bandi. Icyo ni kimwe navuga wenda naba nanjye ndi gukora. Cya kabiri, muri njye ntabwo nacitse intege zo gukora n'ubundi, nubwo wenda ibintu biba byarahindutse, ariko ndacyakora ibijyanye no kwihangira ama business, ibintu bijyanye n'ubucuruzi, nkamenya ngo niba nungutse 6,000 ku munsi cyangwa se 7, ahita nyasevinga ahantu, namara kuyasevinga ejo iyo yiyongereye akagera ku 30,000, ndeba ikintu ntafitemo ahita nyirangura nkagishyiramo. Ni ukuvuga ngo tunakorana n'amatsinda, mfite ishyirahamwe nishyura rya buri dusiba rimwe, ayo ni amafaranga agabanwa mu mezi 6. Mu kuyagabana rero hari ikintu mpita ngenda nkakoramo kijyanye n'ubwizigame, nkagura akantu iyo ngiyo hirya y'umujyi, kakaba kari nka saving ariko kazabyara inyungu. Noneho ku bijyanye n'icyo umuntu yahindura rero, ntabwo bizatubuza kuguma gukorana n'abantu, n'ubundi hari abo turi gukorana nabo ariko tukubaka ubunyangamugayo. Abo bantu rero iyo umufashe mugakora, wirinda kumubangamira, ukamugira inama, ukamwereka icyo agomba gukora, ukanamwumvisha buryo ki hari icyo agomba kugeraho bitewe n'uko yakoze neza. Niyo mpamvu rero muri urwo rwego urubyiruko muri rusange rukwiye kumenya ko umurimo ari uwa mbere, kandi bagahindura ibintu nk'uko natwe twese twagiye dutangira ibintu atari byiza cyane. Nk'ubu ntawamenya ko kera hari ibintu basuzugura nk'aba bantu, ugasanga umuntu ari muri kampani runaka ya security arinze ahantu, nk'ubu nanjye n'igisekirite naragikoze, usanga umuntu yaricaye arinze ahantu, wowe wenda uri kugenda uramusuzuguye, nta kazi ufite, nta kiraka ufite, ariko usuzuguye umuntu kubera ari mu kazi runaka, ngo uyu ni umusekirite, ngo arahembwa make. Ayo make yageza umuntu ku kintu cyo hejuru cyane. Urubyiruko rero bagenzi banjye, inama nabagira ya mbere na mbere ni ukudatinya umurimo. Ntimutinye umurimo ngo mwumve ngo uvuge uti byacitse hano barampemba make, yambonye akazi hariya bazampemba 40,000 azamarira iki? Mu gihe ugitegereje intego yawe izaturuka kuri bya 40,
bya 40 uzabihangisha umurimo, urebe ikintu wakora. Umukobwa katujye ku bakobwa, nsubiye inyuma gato hari akabazo mwigeze kumbaza ku bakobwa batwara inda zitateganyijwe, hari n'abandi bari mu mwuga w'uburaya. Ibyo byose ingaruka zituruka kuri kwa kudakora. Ushobora gufata ikintu wa mukobwa we ukagenda ukarangura utuntu tworoheje tw'imbuto, ukagenda ugashaka iseta hariya ku isoko runaka bitewe n'aho mutuye, ukagenda ugashyirayo za mbuto. Zizagenda wenda waranguje 5, waranguje 10, waranguje 15, saving, inyungu uzagira profit uzayisevinga hariya, ugende wizigame, nyuma uzunguka wongere wunguke, usanga ufite amangazini. Ariko hariya mu buraya ntacyo bizakumarira. Ni ukuvuga ngo ikintu kibi kizavamo ni yanda itateganyijwe. Cya kabiri ni uburwayi, ugasanga hanze aha hari uburwayi, hari indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nyinshi, hari sida, hari imitezi, yewe no guhahamura. Usanga umwana w'umukobwa iyo amaze igihe hariya hanze mu mwuga w'uburaya aranahinduka, usanga yarahungabanye, ugasanga nta nama wamugisha. Ni hahandi azajyayo wa mwana we akazakura nta burere na bukeya yabonye. Ese umwana azaba ari mu nzu, wajye kubona abona umumama we yazanye umugabo aho anytime baranarwanye, nta burere buba burimo. Niyo mpamvu rero dukwiye kugira ikintu duhindura, tugira icyo kandi tugira n'icyo dukora. ngira ngo uvuze byiza cyane mu bijyanye n'urubyiruko rw'abakobwa, ariko ngira ngo nakunze kukubaza utubazo twinshi. Reka nawe nkubazemo ikibazo. Ujya ukunda kujya ku mbuga nkoranyambaga? Ku mbuga nkoranyambaga akenshi iyo ugiyeyo cyangwa se ugakurikirana n'iby'abasitari benshi bagenda basohora indirimbo, bagenda bakora ibintu bitandukanye, ujya ukunda kubona abakobwa bambaye ubusa. Ubwo turajyanisha n'abandi bakunda gukoresha ibiyobyabwenge n'indi mico mibi yo kugenda biyambika ubusa, biyandarika. Ibyo bintu byose ukunda kubyumva no kubibona. Abangaba wenda ushyiremo n'ab'igitsina hungu kuko byose birajyana, ni iki wababwira? Murakoze cyane. Ubundi kera mu muco wa kera njyewe uko nawusomye, ntabwo kera aho nari mpari ariko tujya tubibona mu bitabo, wasangaga njya numva ngo umukobwa no gusohoka hanze agahuza amaso n'umusore ngo byari ikibazo. Ariko uyu munsi urasanga umuco nyarwanda waragabanutse cyane, kandi mu kugabanuka k'umuco nyarwanda biri guterwa na biriya biyobyabwenge. Ibyo biyobyabwenge byongeye abantu banywa, biri guterwa nanone no kudakora. Ugasanga umuntu ameze nk'uwihebye, agiye mu biyobyabwenge, ugasanga avuye muri bya biyobyabwenge arabisoje, agiye noneho kwiyandarika. Ni ukuvuga ngo rero urubyiruko cyane cyane reka duhere ku bakobwa, kuko burya abakobwa buriya ni abantu dukwiye nanone kwitondera, kuko kubaha cyane, kuko nibo ni ababyeyi bacu, nibo uburere bwinshi tubukura ku bamama. Uriya mukobwa uba uri kubyina hariya kuri stage yambaye ubusa, afite umwana urareba videwo ku rubuga nkoranyambaga, akajya TikTok akabona mama we ari kubyina yambaye ubusa. Ejo azakurana uwo muco. Usange ni hahandi abasore nabo babandi bakarabaye bihuta, aragiye amufatiriyeho muri ubwo buryo, bagiye gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, bamwe barabyumva. Niyo mpamvu rero rubyiruko, duhereye ku bakobwa, mwiyubahe, mwubahisha na famiye zanyu, kuko buryo uri gukora biriya umubyeyi wawe ntabwo yishima. Twubahishe igihugu cyane cyane, kuko buriya umuco w'u Rwanda tuwusigasire. Abasore ugasanga umusore ipantaro si uko itamukwira, yewe ugasanga afitemo n'umukandara, ariko yambaye ipantaro iri munsi y'ikibuno. Please mwa basore mwe, mureke tubeho mu buryo buri clear, ku buryo umuntu wese yakubona akifuza kubaho nkawe, ku buryo umwana azazamuka wamubaza ngo uzaba nde, akavuga ati nzaba Joshua, nzaba Albert, bitewe n'uko wowe Albert cyangwa se wowe Joshua ni example y'amazina nanze,
bitewe n'uko hari uburyo ubayeho neza, umwana akifuza kuba nkawe, hari ubutumwa ugenda umuha bitewe n'ibyo ukora ibintu byiza, ariko nuzamuka amadirede, umusore muzima yarasutse ukagira ngo ni umukobwa, ugasanga ibyo bintu ni ibintu bigenda byica umuco nyarwanda, ugasanga umwana w'umusore yashyizeho amaherena kwera, ibyo ni ibintu usanga bigenda bitanga ubutumwa butari bwiza muri sosiyete nyarwanda, kandi twagakwiye ko gusigasira umuco wacu, ugasanga umwana uri kuvuka arakura abona umuco utandukanye n'uwo wo hanze. Iyo ngiyo za Burayi tujya twumva hamwe, ugasanga hari nka hoteli runaka abantu baba barimo bambaye ubusa, ibyo ngibyo se namwe muragira ngo ari byo tujyamo? Dukwiye kubaho ku buryo mujya mubona cyane cyane Abahinde, abadamu b'Abahinde ugasanga bahora bambaye amakanzu bikwije ahantu hose, buriya ariya ni umuco. Natwe rero tuba dukwiye kugira umuco wo kwiyubaha, tukubahisha n'igihugu cyacu, ku buryo ejo rega uragenda wajya Uganda cyangwa se mu bindi bihugu, ugasanga umuzungu cyangwa se umwirabura wo mu kindi gihugu azamuye, ari wenda ku rubuga nkoranyambaga abonyemo videwo y'umukobwa wambaye ubusa, agahita avuga ati mbega igihugu kirimo abantu mbese batiyubaha. Ugasanga ibyo bintu ntago bareba wowe rero, noneho iyo byageze mu kindi gihugu bareba cya gihugu, icyo gihugu rero uba ugitakarije amanota, ugasanga hari byinshi tugenda duhomba kubera iyo mpamvu. Niyo mpamvu rero muri ubwo buryo natangaga ubutumwa, mwa rubyiruko mwe twiyubahe, twubahisha n'igihugu cyacu. ngira ngo bakunzi ba Gato Media TV, murumva ko iki kiganiro ni ikiganiro cyiza mugenzi wacu atanze, ariko noneho ndashaka kukubaza, mu buzima bwawe kuva uvutse ni ikihe kintu cyaba cyarakubabaje cyane ku buryo uyu munsi na n'uyu munsi ukibuka ukumva mbese byarakugoye kugira ngo kikuvemo? Murakoze cyane. Ikintu cyambabaje kuruta ibindi, buriya ntabwo tuba dufite ibintu wenda byinshi twahuye nabyo, ariko hari ikiba kirenze ibindi. Ikintu cyambabaje kimwe, nta nubwo cyabaye kera, ni umusore umwe mubona akoreshaga, yakoze ikosa. Iryo kosa bari baje kumenya ko ari we warikoze, aza guhita avuga ati uriya bosi wanjye niwe wari wampaye akazi. Ubwo murabyumva namwe, ni ahantu yakoze amanyanga, ahantu ayo manyanga icyo gihe byambereye ibintu bikomeye kugira ngo mbisohokemo, byambereye ibintu bikomeye ku buryo burya umuntu nagenda agakora ikosa runaka agahemuka, ejo bakaza akaba ari wowe bavuga ni wowe, kandi akaza akabyemeza bye anabihagaze bati dore nguyu yemeza 100% niwe wabikoze. Abantu ntabwo bazabihakana kuko ari kubikwishingirija muri kumwe. Urebye icyo kintu uwo mwana igihemu yankoreye, icyo kintu ntazibagirwa mu buzima bwanjye. Nicyo kintu ntazibagirwa. Abandi wenda bo hanze uko babifashe nk'ukuri ntabwo nabarenganya, kuko nabitewe n'umuvandimwe nyine nako nari niringiye. Icyo ni kimwe wenda nicyo kirenze ibindi, ariko ikindi hari ikindi kimwe cy'umukobwa twakundanaga. We ni umukobwa wa mbere nakunze kuva nabaho, kunda cyane, nzi neza ko tuzabana, mbishyira no muri bije, ariko uburyo yihindutse akagenda, n'uburyo n'ibyo nari naramuteganyirije n'uburyo twari twarabipanze, nacyo cyarambabaje cyane, ariko ibyo cyatumye hari ibintu byinshi bihinduka mu buzima bwanjye. Ubu ngubu se hari ikindi tutavuzeho? Uri umugabo, urubatse, uri single, bimeze gute? Ubu aka kanya tuvugana ndacyari single, ndacyari umusore, nta n'umwana ndagira, ndacyari umusore kabisa, ntabwo ndashaka umugabo. None se ubu ko ndeba ukuze urateganya iki?
bitewe n'uko nyuma twahoze tuvuga byo gukora namanje gushaka udufaranga manje gushaka udufaranga ariko nabyo biri mu nzira turimo turabiteganya. none se iyo uganiriye n'abasore benshi bumva bavuga ngo turacyarimo gushaka amafaranga kandi urabona urubyiruko uko arushaho kuvuga ngo arashaka amafaranga niko imyaka yisunika amafaranga nayo ukabona aragenda yiheza none amafaranga urumva uzayabona ryari kugira ngo ugere ku rugero rwo kuba washaka? Ntabwo nashakaga ya mirenge kugira ngo nzashake mfite amafaranga menshi cyane, byari ugushaka intangiriro z'uburyo nzabaho maze gushaka umudamu. Aho nimara gushaka ntabwo nari gushaka nta kintu mfite, kuko ni hahandi uza n'umukobwa w'abandi akaza akicwa n'inzara ugasanga niba, ariko ubu ngubu mfite icyo ngomba kuzaheraho ngo maze kugira icyo mbona na gitoya cyo cy'intangiriro, nawe azaza duhera aho ngaho dukora ubundi tugire icyo tugeraho, gusa biri bugufi. Bwira abantu ikintu cyaba cyaragushimishije mu buzima kuva mbese uvutse, ikintu wahitamo mu bintu byagushimishije kuruta ibindi, hanyuma ukibwire abantu dusoze ikiganiro. Murakoze cyane. Ikintu cyanshimishije mu buzima bwanjye ni ukuntu nagiye hanze, twakoze ikizami ahantu twari abantu 65, twatsinze turi abantu 3, duhita tubona amahirwe yo kujya guhabwa amahugurwa y'ikindi. Icyo kintu cyambereye ikintu cyiza cyane, yego ubu siho ndi, ariko hari icyo n'improvinze, hari ubumenyi nabonye, hari n'icyo biri kugenda bimfasha mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Urumva byaranshimishije no kubona abantu bangana gutyo tsinda nkagenda, nanjye nahise nigira icyizere ko n'ibindi byose bishoboka, nshobora gutera imbere rwose, ukumva nafashe rutemikirere ndi iyo ngiyo ndi gutanga amahugurwa nkaza kubisangiza n'abavandimwe banjye mu gihugu cyacu. Yego. Wambwiye ko ukunda kujya ku mbuga nkoranyambaga ukabona iby'abahanzi, ndetse ngira ngo mu bantu bose urabizi ko tugenda tugira impano zitandukanye. Ese hari inzozi waba ufite zijyanye n'impano yawe wumva waba ushaka kuzageraho, wumva ubyifitemo? Yes cyane rwose. Nifitemo ubundi cyane impano zijyanye n'amakomedi, amakomedi, ibintu by'ibiganiro, kuba nagira icyo nkora abantu waba uri muri mudu runaka ikaba yahinduka. Niyo mpamvu rero nanjye talent yanjye ndashaka kuzayiteza imbere, nanjye nkajya ngaragara ku mbuga, abantu hari icyahinduye abantu. Hari akantu nshaka kugusaba. Hari agasampo wakwereka abantu mu bijyanye na komedi, wenda ako wakina gasetsa abantu kugira ngo bagahereho bavuga bati uyu muntu koko ashobora kuba yagira impano yagaragariza abantu. Murakoze cyane. Wenda reka tujye muri ako kabura, ntabura agasampo koko. Urabona hari ukuntu umugabo aturuka hirya hariya, umugabo yagiye, umugore azi ko yagiye ku kazi, umudamu araje, umugabo atashye yasinze, nta mafaranga azanye yakuye mu byo yagiye gukora, abana bari aho baraburaye. Umugore azamubaza uko umugabo azaza yitwa, ariko wasanga cya kigore gitegereje ngo aragihereza amahanga. Yewe nyir'amatungo kuko mbona cyaraye arakayira, urambaza se icyo ntahanye akazi wampaye. Abiwe ngo y'abana bayishyambire kujya kubagaburira inka ziwayo, nta kintu na kimwe nakumarira, ubundi nagushatse naho ubusa.
ndagenda jyana n'abana bawe nta n'umwanya mfite wo kongera guhuza na tansiyo undi munsi. Urakoze cyane rero, ngira ngo bakunzi ba Gato Media TV, ngo uyu mutumirwa nari nabatumiriye kandi ndizera ko ibyo abagejejeho ari ibintu bishimishije cyane, ndizera ko abazakurikira iki kiganiro tugiranye muzaryoherwa. Nkaba rero ngira ngo mbabwire yuko ikiganiro cyacu twari twateguye kigeze ku musozo, ngira ngo mbabwire ngo nakagaruka. Ciao ciao.